urebye bamwe bari kubifata nk'ibintu by'ibisetso bisekeje, abandi bakanyandikira bakambwira ati ese burya usanzwe ugira amahane ku buryo wavuze wanagiye hariya rwose ukavugana na gitifu kuriya. Abandi bati none se byaje kurangira usubiyemo, cyangwa se gitifu byarenze birangira muri tahera utabisubiyemo. Uretse na Pierre wavuze ngo ntasubiramo, harimo n'abandi nabo bari gusubiramo, nabo harimo umuzungu waje wambaye dehaje zitogeje. Subira ko kana. Uriya muzungu wasezeranye nawe nta bese harimo udushya twinshi. Yari yambaye dehaje zitogeje rwose, yaza mu gikwe na kositimu yafunze. Ntekereza ko byaterwaga wenda n'umunaniro n'umwanya twari tumaze hariya. Ndavugana aka kantu ningashyiramo ashobora kukumva bitewe n'umwanya duhagazemo aka kanya n'abari kutureba n'iki, bikamutera kongera kurelagisa akishimamo umunaniro yari afite agasa n'aho wirengagije, agasekamo kugira ngo amafoto cyangwa se n'amashusho yacu azaze ameze neza. Nanjye uko wakumvishe kakagutungura cyangwa n'abandi niko nanjye nakumvishe kakantungura, kuko ntabwo numvaga ko hari umuntu wundi wakumvishe cyangwa kajya ahagaragara uretse n'umugeni. Nta n'undi wari uri muri kiriya cyumba wumvishe ririya jambo kereka ibyuma nari ndi kumwe nabyo, kuko wenda ni nabyo byankiza ahabona cyangwa ahagaragara, numvaga ari ibanga ryanjye. Kubasezeranya baba barimo kubategurira kugira ngo mujye mu rugo rwanyu. Akabazo ngiye kubaza ni akabazo abantu bagafata nk'akantu koroshye, ariko mba numva karimo ubusobanuro buri big bwinshi cyane bwagutse. Pierre, urugo ni iki? Urugo uvuze urugo ni iki? Urugo ni iki? Urugo ubu ruracyari urugo. Urugo ni iki? Urugo ndarusobanura gute? Reka ngusuhuze kandi nguhereze ikaze udukurikiye ku Musambi TV. Nguhereje ikaze nanone kandi we mushyashya nkusaba guduha inkunga no kudutera inkunga yo gukora subscribe. Wowe kandi wakoze subscribe turagusaba inkunga yo gukora share na commentaire hasi, kugira ngo ibigenda neza tubashe kubisigasira kandi bitagenda neza tubashe kuba twabihindura, kugira ngo umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu ku Musambi TV mugiye muhabona ibyiza. Ngo haye ikaze kandi wowe ubonye iki kiganiro ngira ngo ukibona iyi couple iri ahangaha hari umuntu umwe mwamenyemo ni uri kwayura ngaye ngo kuri kamera nyarukira kuri kamera z'Umusambi TV murabona couple nakiriye. Umusore yambaye agapira rwose keza cyane, mumere nawe yambaye agakanzu keza cyane, ndaguze ukuntu bakita ko ni made in Rwanda. Reka duhere iburyo bwa kamera y'Umusambi TV twibwira abadukurikiye, dukomeze ibumoso bwa kamera y'Umusambi TV. Nitwa Mukamana Marie Jose. Ni Kinyinya. Mukamana Marie Jose, tuguhaye ikaze ku Musambi TV. Reka tunyarukire ibumoso bwa kamera y'Umusambi TV nabwo batwibwire. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Muhire Pierre. Muhire Pierre. Urasubiramo Muhire Pierre? Ndasubiramo. Amazina nahawe n'ababyeyi ari nako nitwa. Yego. Ni Muhire Pierre. Wow. Amazina magufi cyane bishoboka. Muhire Pierre, tuguhaye ikaze ku Musambi TV wowe n'umufasha wawe. Murakoze cyane. Yes, nkubita mbangura Muhire Pierre. Hari akavideo ka trendinze cyane ku ma social media agiye atandukanye akoreshwa n'abanyarwanda bari ahantu hatandukanye ndetse n'abari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ka trendinze kugera aho abantu bari gutangira kubwira ibintu byinshi muri commentaire, turaza kubigarukaho, ariko reka ngaruke kuri wowe nyiri ubwite biri personal. Uri hariya mu murenge uvuga rera jambo imbere ya executive, akubwira ngo urasubira mu, urumva ko deja wari warahiye ariko urahira nabi cyangwa urahira mu buryo bitanyuze ubishinzwe, arakubwira ngo usubiremo, nawe mu gusubiza uti ntago nsubiramo. Byaje gute? Ibyumviro byari biturutse he? Ese umugeni wawe yarabyumvishe ibyo bintu? Mere ku cyo usorejeho ku cy'umugeni wanjye nimba yarabyumvishe.
uretse n'umugeni nta n'undi wari uri muri kiriya cyumba wumvishe ririya jambo kereka ibyuma nari ndi kumwe nabyo kuko wenda ni nabyo byankiza ahabona cyangwa ahagaragara numvaga ari ibanga ryanjye kuko nashakaga ko sheri wanjye akumva ko mbivuga akabyumva ariko ndavuga nindangurura cyane byanga bikunda hari n'undi uri bubyumve nabivuze gake cyane ngira ngo uwo duhagararanye hariya bari bubyumva kuyihe mpamvu rero twari tumaze umwanya munini hariya kandi twari tugeze mu gihe cyiza cyo gufata amafoto y'urwibutso hari kamera nyinshi zidutunze ziri kutureba ariko mukebutse mu maso mbona yijimye ntekereza ko byaterwaga wenda n'umunaniro n'umwanya twari tumaze hariya ndavugana aka kantu ningashyiramo ashobora kukumva bitewe n'umwanya duhagazemo aka kanya n'abari kutureba n'iki bikamutera kongera kurelagisa akishimamo umunaniro yari afite agasa n'aho awirengagije agasekamo kugira ngo amafoto cyangwa se n'amashusho yacu azaze ameze neza nanjye uko wakumvishe kakagutungura cyangwa n'abandi niko nanjye nakumvishe kakantungura kuko ntabwo numvaga ko hari umuntu wundi wakumvishe cyangwa kajya ahagaragara reka nsubire inyuma gatoya uravuze uti wabivuze kubera ko madamu wawe yari yijimye mu maso kugira ngo uze kumushimisha ese kuki watekereje ko umushimisha uri imbere uri gukora indahiro kuki utavuze ati reka mbanze ndahire nze kumushimisha after dusoje indahiro igenewe abageni bagiye kurushinga urumva hariya tuba twebwe ubwacu ku giti cyacu bidushimisha twari dusanzwe tubiziranyeho yego ariko hariya niho hari ahanyaho kuko n'ubundi cyari cyatujyanye kwari ukubishyira public abantu bakabibona bakatubona tukabyemerera mu ruhame rero kujya kwemera ibintu ariko mu maso ukureba akabona ko ari ibintu utishimiye nicyo cyatumye nshyiramo kari akantu kugira ngo nawe aze muri mudu nanjye ubwanjye narindimo kugira ngo ibyo turimo tuvuga bibe biva ku mutima ariko bigaragara n'inyuma yego none reka mitenyerukira kuri Jose umutware wawe avuga ari jambo warabyumvishe ese nimba warabyumvishe wabyakiriye gute urumva arivuga ye nta nubwo nabyumvise pe ntabwo nabyumvise ahubwo njye natunguwe no kukabona kubyumva kuko urumva yabivuze mu ibanga rye abivuga ariko agira ngo wenda ngewe mbashe kubyumva wenda nseke rero birangira ntange nyine ntabyumvise gusa nyine narasetse kubera uko bari badusubirishamo barabyumvishe se oya ntabwo nabyumvise hanyuma Jose uravuze ngo ntago wabyumvishe wakimara gutaha urumva ko ni ibintu yari yakoze abigambiriye yakubwiye ko yashatse kuba yagushimisha muri imbere ku gatuti k'umurenge wenda ntiwabasha kubyumva cyangwa yarabyihoreye urumva w'icyo yashakaga kumenya nyine neza nimba uko naseka yashakaga kumenya ko naseka ariko ubwo urumva yarabivuze abona simbyumvise akomeza nyine gahunda zari zatujyanye gusa kumwenyura ko nyine urumva nawe niriwe yo nshonje byari hatari ubwo wenda hari uko yandebaga akabona sinishimye kubera n'umunaniro Jose hano hari abantu benshi bagiye bateraho amakomateri mu kiganiro undi aravuga ati ibi bihuru ati izi ndabyo zingana nk'umurima wose watwaye ubwo uriya we wamusubiza iki umuntu wese atanga uko afite ubwo Pierre nawe yararebaga akabona ibyo bihuru nibyo binkwiye arangije nyine arabyahira aranzanira kuko yarazi icyo nkunda Pierre noho yarazi ko ukunda ibihuru sibyo se urabikunda se ubundi mu busanzwe cyangwa indabo rwose indabo urazikunda cyane reka tugaruke mu buzima busanzwe bwanyu mucamo umunsi ku wundi Pierre ubwo ndakeka niwe ukunda gukora akazi
kagene nyine n'abagabo n'umugore agasigara kuri imirimo yo mu rugo. Ubusanzwe Pierre akora akahe kazi ka buri munsi? Okay. Njyewe akazi kanjye nkora akazi ka transport nyine, ndi umumotari mu magambo make. Okay, umumotari utwara abantu n'ibintu. N'abantu n'ibintu nabyo biratwarwa nta kibazo. Ibintu ntago kubivanga kabera atajumva, ntago kuvanga abantu n'ibintu kuri moto byemewe. N'abantu. Reka tuze uyu munsi ndakeka video yawe yasohotse cyangwa ya trendinze yakugezeho. Ese uyumva bwa mbere wayakiriye gute? Ese wahise witwara gute aho wari uri? Urumva bitewe nuko n'abagenzi narindi gutwara numvaga ari byo bari kumva, byansabye benshi kujya mbavugisha n'ikirahure nakimanuye kugira ngo batabasha kumenya ko ari nge nyirizina. Uwabashije kumenya we yamparikishije ku ruhande, arambwira ati mbabarira ukuremo kasike nkurebe neza. Turabanza turabiseka dukomeza urugendo. Urebye bamwe bari kubifata nk'ibintu by'ibisetso bisekeje, abandi bakanyandikira bakambwira ati ese buryo usanzwe ugira amahane ku buryo wavuze wanagiye hariya rwose ukavugana na gitifu kuriya. Abandi bati none se byaje kurangira usubiyemo, cyangwa se gitifu byarenze birangira muri itahera utabisubiyemo. Ariko kuri guhari bashake video yose bayirebe, nasubiyemo ubukwe bugenda neza kuko icyari kinjyanye nari nkizi ntago nakimenyeye hariya. Umurenge uraba, ariko urya munsi musezerana mwarabageni benshi, bishoboke ko mwagiye kugerwaho mwarushye cyane bigaragara. Ariko hari utundi dushya twabereye hariya muri iriya nzu barahiriramo ku murenge. Nakaye gashya wibuka kabereye hariya? Reka mere kuri Jose, ndabona aho yarakaza. Agashya kabereyemo ngiye byo nabonye, urumva nyine umugeni yaraje arisinzirira nawe nyine yimerera nk'aho ari mu cyumba tu, arisinzirira. Ushiduka gitifu ari kubwira umugabo we ngo se ngo kangura uwo muntu. Harimo byinshi uretse na Pierre wavuze ngo ntasubiramo, harimo n'abandi nabo bari gusubiramo nabo. harimo umuzungu waje wambaye DH zitogeje. Surako kana. Uriya muzungu wasezeranye nawe nta bese harimo udushya twinshi. Yari yambaye DH zitogeje rwose, yaza mu gikwe na costume yifunze kabisa. Bese hari byinshi nyine umuntu afite byinshi byo kuvuga. Urumva uko umuntu akuvuga niko nawe uvuga n'undi. Ariko urabishekeje. Uriya muzungu arasekeje. Hanyuma Pierre, wowe nakaye gashya wabonye hariya kuri urya munsi muri gusezerana? Ko nabonye hari udushya dugiye dutandukanye. Agashya rero njye nabonye wenda nkakabona nk'agashya. Urumva twagiye tuzi ko twazindutse, yego tugiye mu ba mbere. Icyatumye sheri wanjye ananirwa rero ni umwanya twamaze tutarasezerana. Ni ukuvuga ngo inyuma yacu hari hariyo andi makupure abiri yonyine, nitwe tumeze nk'aho twasojeje inuzu. Ni ukuvuga n'abo bari bari inyuma n'abari baje bakerewe ku buryo basomye abari busezerane, abo ngabo bataraza, abo nabaje nyuma. Agashya rero kaje kubamo, baradusezeranyije barangiza abo bahereyeho basoma. Urabona babanza bagasoma abari busezerane. Abo iyo bamaze kubasezeranya bagaragaza ko bahari, ubwo abo basomye nibo baba bari busezerane nyine. Noneho rero agashya kaje kubaho, ba bandi baje bakererewe byarangiye batiyumvishe. Noneho kuko bari batwicaye inyuma, umukobwa abaza umukunzi we ati none se sheri birangiye dutashye?
kubw'amahirwe gitifu nimba yarabumvishe bajujura arabaza ngo nta bandi basigaye. Aho ngaho rero umukobwa yahise amanika akaboko mbere y'umuhungu ati turahari. Bari bagiye gutaha badasezeranye. Baje bakerewe ya liste nyine bari basomye mu gitondo tukihagera, niyo basezeranyije irangiye. Baje nyuma y'uko iyo liste bayifunze batekereza ko bagiye gutaha batageze gute badasezeranye. Ako nako nagashya kabaye kuko wabona ko umukobwa niwe wari wagize impungenge cyane kurusha umutipe. None uyumvishe babajije ati nta bandi basigaye ati turahari. Ariko hari undi muntu wateye komanteri ngo nibabareke none ngo nuko mwari mwabyumvikanye kuko niko warahiye bwa mbere bagusubirisha mukara ko bakavugaho iki. Reka mere kuri Jose. Urumva mbere yuko tujya gusaba yenda itariki y'umurenge hari uko nyine twabanje kumvikana cyangwa se twaganiriye, kuko urumva inzira yo gukundana iba ari ndende. Noneho kugira ngo uzafate umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gufata umwanzuro wo kubana na runaka, nyine ni ibintu biganirwaho hagati y'abantu babiri. Mu by'ukuri ntabwo yari kure y'ukuri kuko hari ibyo twumvikanye. Ibyo twumvikanye rero nibyo tuje kugaragaza. Amarangamutima yacu tuje kuyamena imbere y'ababyeyi, imbere y'ubuyobozi ndetse n'Imana n'imbaga ije itugaragiye. Ngiye ntekereza yuko atari kure y'ukuri, nubwo wenda yavuze ibimwibereyemo mo imbere agatandukira gusoma ibyo gitifu yamuhaye. Urumva nyine we yari navuga ngo ni nka repetition, yari yararepese bya bindi nyine cya gihango twebwe twari twaragiranye. Niko mbitekereza rero. Bya bindi bya gitifu ntabwo yabyitayeho cyane ngo arajya gusoma, ahubwo yari afite kuvuga ngo nyine ibyo twiyemeje, kuko iyo tutiyemeza ntitwari gusanga gitifu. Twaraganiriye turemeranwa, twarabyemeranyijwe turaganira, tufata umwanzuro tujya kureba gitifu, tumusaba itariki y'ubukwe y'umurenge arayiduha, turindira iminsi 21 nk'uko n'abandi bayirindira. Ubwo rero urumva nyine yagiye yariyemeje ibyo uko twiyemeje nyine. Hanyuma Pierre, wowe nta kindi wakongeraho? Ibyinshi umukunzi yabisobanuye. Cyane ko buriya iyo mugiye gusezerana ntabwo uba ukiri umwe, ntabwo uba ukiri muba mwabaye umwe. Yego. Ubwo gusa icyo nakongeraho sindi bujye kure cyane y'ibyo asobanuye. Ariko buriya kwiyemeza ni ikintu gikomeye. Kwiyemeza ni ikintu gikomeye. Ni nayo mpamvu mu mwanya twari tumaze hariya abari batambutse hari basoma ariya magambo bari benshi. N'utazi gusoma yashoboraga kuba yahereye karabyumva akagerayo yabifashe mu mutwe akabivuga atanabireba. Akaboroka. Hanyuma Pierre, njye rero icyaje kubaho ari ugusoma ari no kuboroka, nta na kimwe nakoze. Navuze ibiri muri njyewe, ibiri muri wowe, ibyo twumvikanye n'umukunzi wanjye. Pierre, hari akabazo nshaka kubaza k'amatsiko. Hariya mu murenge wavuze ko mwagiye kurahira mwarushye kuko hari ababanjirije benshi, ndetse ko mwasoje no kurahira hari abageni bari bagiye gutaha badasezeranye, bararekarama babaha agatuti barasezerana. Binteye kwibaza ko gitifu iyo mbere yuko asezeranya abantu hari inyigisho abanza kubaha kugira ngo cyangwa y'uburyo urugo inzira urugo step by step umunsi ku wundi, ndetse n'imbogamizi bazahura mu rugo kubera ko naguma mugiye kubona nk'abamarayika. Binteye kwibaza ati biriya bintu yigishije nirihe somo wavanyemo cyangwa nibihe watoye bireba umuryango wawe? Uretse ko wenda ibyo avuga hariya twavuga ko iyo umuntu ari kubyuka ukamworosora nyine waworosoye wabyukaga n'ubundi ni nkaho
biba ari nko kwibutsa, Mm. ntago aba ahereye A0, ntago ari nk'umwana wa garidiyeni cyangwa undi wabwira ngo bafatisha ngo uzaca agakoni gahagaze ngo katire iburyo ngo ushyireho akadomo ngo iyo yitwa i, Mm. akomeza birepeti wapi, ahubwo ni ukuvuga ngo biriya n'ubundi Mm. hari benshi tuba twaragiye tuganira natwe, imyaka ibimaze kwigira imbere hari icyo tuba tubiziho. Yeah. ni ukuvuga ngo rero icyo yanyibukije ko ntabwo navuga ngo ni icyo yambwiye ntari nsanzwe nzi, ahubwo ni icyo yanyibukije. Mm. mbere na mbere kwita ku muryango, hari izindi nshingano ngize ntari nsanganywe. Hanyuma izo nshingano ngize nkabasha kugira gute kumenya kuzisigasira, kugira ngo zigume nyine zigume aho zakabaye ziri zitagize ikizibangamira. Ni muri ubwo ni urebye iyo mpuguro cyangwa se ayo mahugurwa niyo nabashije kumenya kongera kumvira hariya, ariko n'ubundi Yego. nari nyasanganywe. Ngayo nguko. Hanyuma Pierre, kubasezeranya baba barimo kubategurira kugira ngo mujye mu rugo rwanyu. Akabazo ngiye kubaza ni akabazo abantu bagafata nk'akantu koroshye, ariko mba numva karimo ubusobanuro buri big bwinshi cyane bwagutse. Pierre, urugo ni iki? Urugo uvuze urugo ni iki? Urugo ni iki? Urugo ubu ruracyari urugo urugo ni iki? Urugo ndarusobanura gute? Urugo ndarusobanura gute? Ntago ubu ruraburu. Icyo gihe iyo hajemo abana biba byarenze urugo bikaba famiye, bikaba umuryango. Ubwo urugo navuga ko ari urugo rw'umugore n'umugabo. Kuko ubu deja ni abana bizaba byabaye family, umuryango. Urugo rero navuga ko ari umugore n'umugabo. Ngayo nguko. Hanyuma Pierre, reka sinzi gusa ku rugo nimba nawe, ariko nawe aho ngaho ntago, none iyo umwarimu yigishije umunyeshuri agasubiza, birashoboka ko umwarimu akosora akavuga ngo uragikoze, cyangwa se ukagira gutyo ukankubita zero ifite amatwi, nabyo bajyaga babidukorera. Urugo igisubizo ntanze kiraboneye. Yego, kiraboneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko benshi babivuga mu buryo bugiye butandukanye. Hari abavuga ko urugo ari umuryango, hari abavuga ko urugo ari intambwe uba uteye nyine uba ugomba no kuzacamo mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bube ubuzima nyabuzima, nuko ugomba kuba ufite urugo kandi ukabyara ukanororoka ukagwira isi. Hanyuma hagati yawe na madamu wawe, reka tujye mu rugendo rwanyu gato cyane, urugendo rwanyu muri gukundana, urugendo rwanyu muri gufiyansanya, urugendo rwanyu muri guteretana. Mu rugendo rwo guteretana ntabwo urugendo rurimo inzira iboneye gusa, hari n'inzira irimo amakoni kandi irimo n'amahwa. Reka dusubire inyuma gato muri bya bihe byari bigoranye cyane, cyangwa wa munsi w'icuraburindi hagati yawe na sheri wawe. Ese hari icyo waba wibuka hagati yawe na sheri wawe ku munsi w'icuraburindi, mu gatotsi kari kabajemo wowe nawe? Ese mwari mwapfuye iki? Icyo twari twapfuye ntabwo nababeshya, ariko ni akantu toto cyane utakumva ko abantu bakabaye bapfa. Ariko ako kantu kakuruye amakimbirane yafashe nk'iminsi 2. Mu gitondo nari naramumenyereje ko mbere yuko tumenyana, bitewe n'akazi akora, kamusaba kugenda mu gitondo, nimugoroba aratashye, mu gitondo aragiye, mu nimugoroba aratashye. Rero njyewe mu kumurinda, mu kumara kumenyana nawe, nihaye inshingano zo kumva namurinda. Wambaza ngo namurindaga iki? Hari uburyo
uhura n'umuntu wareba ubuzima abayemo ukabona birashoboka ko hari umuntu ushobora kumufatirana n'ubwo buzima abayemo nyine akaba yakwangiriza se cyangwa wowe bitewe n'intumbero umufiteho ukavuga uti byanga bikunda nintakora ibi ngo mube hafi muri ubu buryo hashobora kuzaza undi ufite uburyo ki bwo kumurindamo ibyo ndi kwanga kumurinda akaba yamudeviye akamukura muri wa murongo ngiye nashaka azagenderamo. Ni muri ubwo buryo kuko we yagendaga muri icyo gihe urumva amatike yo kugenda buri munsi hari igihe ataboneka bikaba ngombwa ko umuntu asaba amarifite n'iki nkavuga umugabo ushobora kumuha rifite ejo undi akamuha indi n'iki ahazagira umuntu ugira gutya mbese ngira impungenge akamufatirana bitewe na rifuti akantanga kugira icyo avuga cyangwa kugira icyo akantanga kugira icyo mvuga cyangwa kugira icyo nkora no ndavuga okay ubushobozi mfite si uburenze ariko ngiye kubukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi murindi izo ngendo. Ndavuga nti mu gitondo nzajya kumufata menye ngo mudepoje ku kazi nimugoroba ngiye kumucyura menye ngo mudepoje mu rugo. Ibyo mbyiha nk'inshingano. Rero rimwe mu gitondo ndamufata mugejeje ku kazi hambwa atayiko sheri ati wanguriye agacapati ndibuze kunywesha icyayi ariko hakaba hari ibyo tutari twumvikanyeho nyine ntari buvuge ubwo urumva nari narakaye mu magambo make nari narakaye kubw'ibyo tutumvikanyeho. Noneho we kuko rero yabifataga nk'aho biraha ari ibintu wenda kuko ngiye nararakaye sinamwerurira ko narakaye muri nge akinsaba capati ntumva capati ni ibintu biraho 200 cyangwa 500 kuyeho mitanagisera ndigendana n'icyo kibazo cya capati sinakivugaho. Kera kaba yaranyandikira arambwira ariko kungusabye capati ntunsubize ugahita wegiserera ukagenda bimeze biti mu burakari budaturutse kuko ansabye capati ahubwo buturutse kuri cya kindi tutumvikanyeho mbere watari gutekereza nahise mubwira nese ubundi we wari wangurira iki ahita kupatere igitabo iyo message rero yakwamye kuri bimwe tutari twumvikanyeho hanyuma noneho bituma ngira gute bituma mvuga ngo noneho nimba ari ubu buryo bifatamo ntago turi bwongere kuvugana ndamwihorera iminsi 2 irashira. We yabifashe nk'aho byaturutse kuri capati ariko njyewe nari mfite ibindi tutumvikanyeho byanjye ku giti cyanjye. Ako niko gatotsi nzi kajemo kadafite ikintu gifatika kiremereye ku buryo mbese urumva nawe icyo si ikintu wapfa n'umuntu ariko byarabaye bitubaho nyine bituma hagati yanjye nawe tumara iminsi 2 tutaravuga. Ibyo avuze nibyo cyangwa wenda abivuze mu buryo bumurengera? Oya ntago abivuze mu buryo bumurengera uko bivuze niko byagenda. Gayo nguko hanyuma tugana ku musozo nikangaruke ku buzima bwanyu buri personnel. Pierre usibye akazi ukora hari indi impano wifitemo kandi wiyiziho mu buzima bwawe nihe impano wiyumvamo kandi wumva ko biramutse bibaye ngombwa Imana ikigutije ubuzima iyo mpano wazayagura mu gihe runaka? Iyo mpano kuyagura bwo impano niyiziho mfite ijwi kuririmba nabibasha komedi nazibasha nibyo mba numva nagerageza binkundiye. Okay, hari akaririmbo mu bukwe bwawe na Jose wamuririmbiye tugana ku musozo reka ngusabe ukamuririmbire kandi ukamuririmbire uzi kuri kukamuririmbira nyine nkawe
ntukamuririmbire nk'uwakaririmbye ukamuririmbire nkawe. Baterine nawe aka kanya Yesu tujyana muzasabwe nawe urasabye. Nzi ko wenda urabivuze kandi niyo iyo ukunda ikintu uragikora basi gato cyane twumve ko iryo jwi wavuze ko kurifite tugana ku musozo. Okay. Uramureba kwa Fashiki. Muririmbire mureba ni kumbwiye. Teri wowe kutandeba mwa. Ese umeze neza? Meze neza. Uyu mwana ni mahoro andagize umutima niringiye yuko ntazamubura kuko turi kumwe iteka nagutereye diva nziza mu mutima ugukunda nayitatse zahabu na diyama byose ni ibyawe mukunzi nushaka nigitangaza nzagisaba nkibone ntacyo ntazakora ngo ngushimishe buzima Imana yampaye ntukite kubivugwino by'abatazivanjiri bagaye imitima yikundanira kandi ari itegeko ry'Imana ntukite kubivugwino by'abatazivanjiri bagaye imitima yikundanira kandi ari itegeko ry'Imana sugukabya bimwe bya gitindi uwanjye arajimije nawe abyumva uko birinda kakubura nzajya mukunda njye umuzi nzajya mukunda njye umuzi. Ntago wamushimira? Baramushimira. Ngayo nguko ningiye wari uyoboye ikiganiro ningiye Bayasenge Patene kanshimire buri wese waradukurikiye ku Musambi TV. Komanteri yawe ni ingenzi hasi kugira ngo utubwire ibyo twakongeramo cyangwa nimba ari ibyo tugomba gusigasira tukabisigasira umunsi ku wundi. Reka nshimire Muhire Pierre ndetse nshimire na meze bite ukumva ko twite yego arya iyo bagiye kumva bumvisha iki singira ngo ni amatwi ntago ari amatwi nkoresheje yego urabona oya ntago umugore wanjye ahagarije utabambe ni ukuvuga ngo urumva katuzumu ijute de umva reka dusoze ikiganiro tuzagicumbukura ubutaha hanyuma nshimiye we waradukurikiye ku Musambi TV. Nshimire kandi nawe Muhire Pierre wemeye kuduha umwanya kugira ngo tuganirize abakunzi b'Umusambi TV. Ndetse nshimire na Mukamana Marie Jose Imana ibaho umugisha. Urakoze. Ciao ciao.